abakozi b'Imana ntabwo babasha kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Gusenga ni uburenganzira bwa buri muntu, ariko gushinga insengero please ntabwo ari uburenganzira bwa buri muntu. Abo bose bari bujuje ibisabwa, niba uyu munsi batabyujuje cyangwa nabashya bavutse nabo bari kubasubiramo. Umuntu afite urusengero yashyizemo abantu 1000 ntiyashyiraho umurinda nkuba. Kubera iki abagore ku nsengero barwara indwara zikomoka ku mwanda? Kubera ko basangira ubwiherero n'abagabo. Kuki parikingi ufite wanirwa gushyiramo amapave ufite abakirisitu batura buri munsi? Abakirisitu banyu ni bahamagara babatiza amafaranga n'ubundi basanzwe bayabaha ntacyo bagura, hanzwe ubu bagiye gukora ibizabafasha. Abazi ko ranjiro iguranga, ariko leta yaraje isanga atagira urusengero rwujuje ibisabwa baramuhagarika. Ubu hariho abapasiteri barimo kwiga uko batanga ruswa. Oya ntamwe. Rega dufite abapasiteri b'abapagani. Ubu harimo n'abapagani b'abapasiteri mutangiye kugambanira abandi mubwire muti bura nubwo buriya bwiherero abuteretseho none ntabwo bufashe nimugereyo muterure. Batero kuko bakabona cya kintuza cyo muri toilette kivuyeho. Bapasiteri namwe rero mwibwijeho imitungo mutarubaka insengero nibazifunge mujye mu rugo. Hari ayandi matorero rero amatorosha ariyo ku buryo anytime ushobora kuzatungurwa na yahise afungwa burundu. Yes my people, nizere ko meze fresh, nizere ko mumeze neza aho muherereye ari hose. Igitondo cyayo cyagenze gute? Ngewe igitondo cyanjye cyagenze neza. Of course ni Valeur hano kuri Gospel 250 mukomeje kubana umunsi ku munsi. Nizere ko namwe mumeze sawa kuko ndi kubifuriza cyane. Buriya iyo mbyutse nkasenga nkavuga nti uyu munsi Mana yanjye bane nanjye, namwe simba ngomba kugira gute kubasiga abantu banjye. Murabizi ko nanjye ndabizi ko muri abantu banjye burya umuntu mubana umunsi ku munsi burya ebana bari umuntu wawe. Ndabizi ko sometime tugomba gucishamo tugasenga Imana tukiragizanya tukavuga tuti n'abandi bantu bahurikira Imana igirira gute ibaho umugisha kandi ibyo berekeje amaboko Imana ibashe kugira gute guca inzira mu byo bakora byose. Nizere ko rero meze sawa, ndabifuriza ubuzima buzima kuruta cyane yuko buryo ubuzima ngo nicyo kintu gishobora kuba gisumbya ibindi bintu byose ushobora kwifuza wowe ubwawe. Hari abantu bagerageza bakifuza ibindi bintu gutyo uko ibyo dutunga cyangwa tukagira dutariko tukirengagiza ko dufite ubuzima buzima. Buryo ubuzima buzima nicyo kintu cya mbere ubundi tuba tugombye kuba bwa mbere tuba tugomba kugira gute ushima Imana ko ari cyo kintu dufite, kuko ubuzima buzima buruta ibindi bintu byose. Ibyo bintu bya mirenge ushobora kubibona ariko udafite ubuzima buzima ntacyo byamara, cyane yuko hari ibyorezo byateye, hari ibigwara byinshi cyane byagiye biza by'umwihariko ushobora kurwara kikaba cyaguhitana, ariko twebwe tuba tugomba kugira dute priority ya mbere no gushima Imana ko turi bazima dufite ubuzima buzima, ibindi byose bikaba nk'inyongezo. Nanjye nicyo mbifuriza umunsi ku munsi kugira ubuzima buzima kuruta ibindi byose. Mu byumva uko nguko rwose bifuriza ko mwagira ubuzima buzima kuba byaruta ibindi byose. Nizere ko rero namwe ariko mumeze n'abatameze neza biraza kugenda neza. Ikizere nicyo cya mbere buriya ushobora kuba nawe utameze neza ariko siko bizahora, ejo uzamera neza. Tuba tugomba gutahira dusubizanyamo intege cyane cyane nk'abantu bacu hano kuri Gospel 250. Kora subscribe niba utarayikora, ukore share niba utarabikora, byaba byiza kugira ngo tujye tubona gatanu ku kandi nawe ubashe kugira gute uparticipa cyangwa gutanga umusanzu wawe kuri Gospel 250. Nanjye mbasubiza umerereye by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, intara uko ari enye ndetse n'umujyi wa Kigali, nanjye aho umerereye ubu ngubu. Nizere ko mumeze fresh, igitondo cyanyu cyabashe kubagendekera neza cyane. Ubwo sinakibagirwa n'intara ya gatandatu cyangwa se diaspora muri rusange, uhereye aho hakurya za Kongo cyangwa za Goma cyangwa za Kampala za Burundi za Bujumbura, ubwo kuzamuka kugera hehe niko Tamasimbi cyangwa se hakurya y'amazi magari aho muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa se mu Burayi. Nizere ko mumeze fresh, namwe umunsi wanyu ukomeje kubagendekera neza, bari ku masaha y'umugoroba cyangwa se mu masaha y'igitondo, namwe nizere ko igitondo cyabashe kubagendekera neza. Aha ni Gospel 250 ko nakomeje kubabwira, nashyize nimero zanjye muri description kugira ngo muzajye munyandikira cyangwa se mumpamagare kugira ngo namwe mugire mute iyi platform mwaza kugira gute niba ufite ubuhamya ushobora gutanga ubuhamya, niba ufite icyo wabwira abantu ushobora kububaka nibyo ahangaha iyi platform ni kibereho kugira ngo twese tubashe kugira gute gutambutsa ubutumwa bwiza bushobora kugira icyo bumarira Abanyarwanda. Kandi mbasaba yuko nimba utaragira gute mbisubiyemo inshuro kabiri, niba utarakora subscribe uyikore nyamuneka, turabigusabye tubyizeye. Iyi platform murabizi neza yuko hano dukora iki, dukora ku bintu bijyanye by'umwihariko kuri Gospel, tukabigarukaho tukagira ibintu byinshi cyane tujya tuganira ku bijyanye na Gospel, ariko twigira n'indi content yitwa isi n'ibihe cyangwa se ibihe byatambutse n'ibihe bizaza biratanga iki n'icyo kintu abantu dushobora kwitega cyangwa se tugomba kubaho gute kugira ngo twitegure kugira Yesu Kristo naza adutunge nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, azasange tubyize dute turabere. Nizere ko rero mubashije kugira gute kubyumva cyandi
mwese mugiye kugira gute ubonye ikiganiro mugiye gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nateguye tuze kuganira ku bijyanye n'amatorero cyangwa se kubivugwa by'umwihariko ku nsengero bimwe na rimwe abantu benshi bakomeza kubimbazaho ati se nta zindi update zikomeze kuba mu nsengero. Twese turabitegereje nibyo koko dutegereza kugira ngo turebe icyo urwego rubishinzwe RGB nimba ari izindi nsengero babashe gukomorera cyangwa se zabashe kuzuza ibisabwa nuko bikomeje kubibabwira. Twese tuze hano kugira ngo tugere dute updating mbabwira ibivugwa cyane cyane ku bantu benshi cyane bagiye badukurikira. By'umwihariko reka mbere ko ninjira mu nkuru yagiye mbaze updating akantu gato cyane muri itorero ADEPER. Bari kwitegura umunsi wa Pentecote ku tariki 7 z'uku kwezi kwa gatandatu. Uwo munsi bari kwitegura umunsi wa Pentecote. Umunsi uracyahari nibyo koko, ahubwo icyo nje kubabwira nuko aho bari biteze bazajya kukorera aho bita ku Gisozi kuri ntuza kuri Université ya ULK kuri stade yaho. Byagize gutye byamaze gukansoringwa, ntabwo ari hari ahantu bazagira bate bazateranira. Amakuru mfite nuko abantu benshi bari biteze yuko bazaza bakuzura hariya, byamaze kugira gute byamaze guhagarikwa, ntabwo bazajya guteranira aho hakurya kuri iyo stade ya ULK. Na ubwo ngubwo ariko umunsi wayo n'ubundi uracyahari. Of course bazajya guteranira, noneho ubu ngubu bamaze kubimurira hehe, bazajya mu gukorera ku itorero ADEPER Nyarugenge, niho bazajya kubasha gukorera umunsi wa Pentecote nk'uko basanzwe babikora buri munsi cyangwa se igihe cyabo bajya babitegura babasha kubikora. Pentecote ni umunsi wabo w'ADEPER bakora, ariko by'umwihariko agora ahantu hagari cyane ko haza abarokore benshi, by'umwihariko abaturage cyangwa se abarizwa mu rurembo rwa Kigali bose bakaza guhurira ku stade, ariko ubu byamaze gukurwaho bazajya guhurira he mu rusengero aho ngaho mu itorero rya ADEPER Nyarugenge. Ariko abenshi bakabyibazaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nibyo koko bakavuga bati se ni gute ADEPER ari ahantu muri ULK ko twari dusanzwe tuhakora no mu gihe cyatambutse, kubera iki babashije kuhakansoringwa bikaba byavaho kuba twajya kuhateranira. Ariko abantu benshi cyane baza kubyibazaho, nanjye muri abo bantu tukibaza iyo mpamvu, ariko dutegereje kumenya izo mpamvu kuko haratangwa impamvu zigiye zitandukanye, kuko hari bamwe twagiye tuvugana by'umwihariko babarizwa mu itorero rya ADEPER bagiye cyane babigarukaho bakavuga bati se ni ikibazo ki, ati bamwe bakavuga ati ni ukubera ikibazo cy'ikirere muri iki gihe kirimo kirahindagurika, hari izuba, hari imvura, bikaza mu gihe kigiye gitandukanye, cyane cyane imvura ikaba ariyo yiganza cyane, bakabona ko abantu batabajyana ari kugira gute kunyagirwa. Abandi bakavuga ati ni leta yahabakuye, ntabwo guteranira ahantu nk'ahariya bigize bite byemewe, ntabwo bafite icyangombwa kibemera kuba bagira bate bakora umunsi wa Pentecote wabo hariya. Ariko ibyo na update ibinyuzemo sicyo cyane nateguye kugira ngo tugire dute tuze kuganiraho by'umwihariko na update mba ntambukije kugira ngo abantu bashe kugira gute babashe gusobanukirwa n'abantu bari bateguye ko bazajya hara ku Gisozi. Ubwo byamaze kugira gute gukurwaho, ntabwo ariho bazajya i Nyamirambo. Dukomeze ku nkuru yacu. Uyu munsi nayiteguye kugira ngo tuze kuganira ku kintu cyitwa amatorero cyangwa se kuvuka kwayo. Ibintu bijyanye n'amatorero nibyo tugiye kugira gute kuganiraho, cyane yuko byamaze kugaragara yuko itorero cyangwa se insengero zifungurwa ari nka business, bikaba nk'umurage. Akaba mfite umwana wanjye nkamushingira itorero kugira ngo muheze umurage uzabasha kumubeshaho, bikaza kurengaho bikaba igiseko. Ni ibintu byari bimaze kuba ikintu kinini cyane, abantu benshi babyibaza mu buryo bugiye butandukanye, ati se ibi bintu ni ibiki, ati ubu itorero ntiryabaye akarima k'umuryango ku buryo umuntu wese agira gute abasha gupanga umwana we cyangwa se umwuzukuru akamuhereza uwe munani ahumuraga itorero. Abantu bose rero bakavuga bati iri ntabwo byaba rikiri itorero, ntabwo byaba bigize bite, ntabwo byaba bikinyuze mu mucyo. Ni ukuvuga yuko abantu benshi cyane icyo bintu bagize bate batigeze babyishimira by'umwihariko, bakavuga ati urabizi amatorero, ati nkwaye umunani gite nawe ugende ugire gute, kandi twamenye ko itorero kugira ngo urifunde n'ubuhamagara wawe ku giti cyawe ukaza, ariko then ukabona gukurikiza ibyo bindi wabanje kugira gute guhamagarwa n'Imana yuko ugiye kugira gute ugiye kuza kuba wafungura iryawe itorero, cyangwa se nawe ufite uwo muhamagaro wo kuba wagira gute wafungura itorero kugira ngo ubashe kubwiriza ubutumwa bwiza. Tujya tubikurikira, nibyo koko amatorero aravuka, tubona ibintu byinshi cyane, amatorero amwe atujuje ibisabwa, amapave babasaba ibintu byinshi cyane, gukora amaparikingi, gupava hasi kugira ngo bakore ibintu byiza cyane. Leta iza gushiraho izo mbogamizi kugira ngo nibura basi abatabyujuje baze guhagarikwa. Nabivuzeho mvuga amategeko ya RGB yashizeho ku buryo ushobora gufungura itorero byo ugomba kuba wujuje ubwawe, ntabwo bikiri ibintu bya rupigapiga ku buryo ushobora kuza umfungura itorero
gutyo kunuku harimo n'itangazo ry'uko cyangwa se breaking news yanjye mfite ubu aka kanya ubu twiteguye mu minsi y'ahazaza yuko hagiye kuzaza itorero rishyigikiwe na leta, ikaba ari itorero nk'irya leta kugira ngo nibura basi abantu business cyane yuko leta amaze kubona ko birimo business noneho bibe nk'uruganda. Mujya mubona ahantu abantu basaba akazi bangaje abapasitoro babaha akazi, nibamara kubahereza akazi baze kugira bate bakuru uwo murimo ariko ari abakozi bameze nk'aba leta. Iryo tanga cyangwa se ni breaking yanjye cyangwa se niko nge byumva mu gihe cyazaza, nge ndumva yuko ari cyo kintu gihari, ibintu byamaze gutegurwa neza yuko cyane yuko hamaze kugaragara ko ari business cyangwa abaturage benshi bakomeje kugenda bayobwa mu nzira zigiye zitandukanye bakajya amatorero akabashira mu bintu bitari byo. Ibintu nk'ibyo biravugwa yuko leta rero ishobora kuzagira gute ko sirere ryayo itorero cyangwa se gashirayo amatorero noneho yujuje ibisabwa amatorero ari kuri standard yo ku rwego rwo hejuru, bakangaje abapasitoro bafite ibyangombwa bafite n'umuhamagaro bakajya amatorero bakagira bate bakaza kugira gute bakaza kubwiriza ariko ari abakozi bameze nk'aba leta bakajya kuri payroll nk'iya leta. Ubwo rero ni ibintu byinshi cyane twagiye tubiganiraho, niyo mpamvu mba bivuze gutyo uko nguko kaba updating nk'iyo nkuru iri breaking, ariko by'umwihariko impamvu mba mbivuze ni uko hagaragaye amatorero y'ubujura cyane gusumbya amatorero avuga Imana mu by'ukuri. Hari amatorero yagiye abivugwaho mu bintu by'amanyanga, tubona ibintu by'amanyanga abapastora ababishop bagaragara bajya mu nkiko, hari ibintu banyereje, hari ibintu byinshi cyane bagiye biba abantu cyangwa se tujya twumva amakesi agiye atandukanye, si dubuze kuyagarukamo detail par detail. Twabibonye igihe kinini rero biravugwa yuko ibyo bintu bigiye gukurwaho, ibyo bintu hagiye kuzavuka amatorero mashya ashyigikiwe na leta, noneho bakangaje abantu babifitiye ibyangombwa cyangwa se bafite n'umuhamagaro ariko bakaza bakagira bate bakabwiriza, noneho leta ikagira ite ikajya ibahereza iki amafaranga ikabishyura nk'abakozi bayo. Byagaragaye yuko umurimo w'Imana wabaye business cyane gusumbya iki gusumbya umuhamagaro. Mbibutsa yuko mu mategeko RGB yari yarashizeho ameze nk'amananiza kugira ngo itorero rize kugira gute gutakaza cyangwa se amatorero baze kugira gute kuyasenya cyangwa se kuyakuraho kuyahagarika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twabigarutseho harimo abantu babaga bafite ibintu ugasanga aragenda umupasitoro aragenda muri Range Rover ariko itorero rye rirakenye nta murindankuba rifite, uragenda muri V8 za miliyoni 100 hafi 100 sibyo, ariko itorero ryawe nta parikingi rizima ifite, nta mirindankuba ihari, nta masound proof yo ku rwego rwo hejuru ahari, ariko ugasanga tubayeho ubuzima bwiza, dufite abana bagira bate biga mu bigo bikomeye byishura amamiliyoni hanze y'u Rwanda, ariko itorero rikaba rikennye, wowe ukajya gusarura iki ugasarura amafaranga muri rya torero, ubuzima bwawe na famiye yawe bukagenda neza. Ibyo bintu rero leta yarabibonye, niyo mpamvu hazi ibi bintu byose bivugwa yuko leta igiye kugira gute gushira ryo torero rigize rite, ariko rikaba ari itorero ryujuje ibisabwa rikangaje abantu noneho baza kuri uwo murimo w'Imana bakaza kugira ngo bagire bate basengesha abantu cyangwa se bababwirize ariko binyuze mu mucyo. Rikaba ari itorero rifite gahunda ihamye. Ntekereza ko mu gihe cyazaza nibiramuka binaje rishobora kuzanabona abantu benshi cyane, bitewe na bamwe n'ibikomere cyane yuko leta buriya iba yabibonye ikabona yuko hari ibintu byinshi cyane bari baragize gute bari baratakarije mu matorero. Hari abantu benshi cyane amafaranga bayabo yagiye apotereza hariya bakayatanga mu bintu bitagize bite bitanyuze mu mucyo, by'umwihariko ugasanga abantu harimo abantu bafite nk'imishahara akayigaba. Nibyo sindi gupinga gutanga icya 10 cyangwa se amaturo, ntabwo ndi kubipinga pe, sindi kubipinga, ahubwo hari uburyo ki umuntu abikoramo bimeze nkaho ari nk'itoteza ariko kukubwiriza buri kantu kose ngo tanga Imana ikubeka gutyo nyine bikagira gutyo. Ibyo bintu byose leta iba yabibonye ikabona yuko hari ikintu gikwiriye kuba yagira gute umuturage wayo yareka kugira gute kuyobywa, ikabona ko ishobora gushiraho uburyo runaka uburyo bushize bute cyangwa se uburyo bunyuze ku murongo kugira ngo abantu bagire bate babashe gusenga. Murabyumva rero muri punchline cyangwa se mu kavido kabanje nyamakuru cyangwa se SCOVIA abisobanura neza ati abapasitoro cyangwa se itorero ryabaye nka boutique ku buryo umuntu ajya gushinga boutique ategereje iki, ategereje ko kazabona inyungu ikajya hejuru cyane gusumbya inyungu zikajya hejuru cyane gusumbya kubwiriza ubutumwa bwiza.
bimeze nkaho ushobora kujya gufungura nk'ikintu cya business utegereje inyungu gusumbya iki ibintu byose ushobora kuba wakora. Twarabibonye igihe kinini. Ibyo bintu rero ni ibyo leta yanga. N'umuntu wari ufite icyo gitekerezo cyo guhirahira gufungura isengero bya hato na hato, nicyo ni nk'icyaha gikomeye cyane iyo baramutse bagufasha uri gusengesha n'abantu mu gipangu udafite itorero cyangwa utagize gute icyo gipangu, bikabona ko leta ireba ni ukugutwara amaguru adakora hasi. Nimba ubona yuko ushobora kuza ibyo wandikishije muri RGB ngo ni ministeri, twarabibonye Julienne Kabandiki ko byamugendekeye. Hari ibyo yari yarandikishije arangije batangira kubona atangiye kugira gute kubatiza abantu, kandi ibyo bintu bigize bite atabifitiye uburenganzira. Ibiri mu mpapuro ibyo yatanze bitagize bite bitujuje. Hari ayandi matorero rero amatorosha ariyo ku buryo anytime ushobora kuzatungurwa nayo yahise afungwa burundu agahagarikwa, kuko hari ibyo bakora bitagize bite bitanyuze mu muco, cyane yuko hari ibyo batanze wenda bitagize bite batari gukurikiza. Ibi bintu rero byose nibyo leta ireba ikavuga ati ntango umuturage igomba kugira gute kuyoba bamureba, kuko abaturage barayobye igihe kinini cyane. Tugenda benshi bagende mu bigare byinshi cyane, tukajya ahantu ngo hari bitangaza, ariko bimwe ugasanga byubakiye ku kinyoma. Ngo tuvura kanseri, tuvura sida, ukaba wavuga n'indwara idakira ngo urayivura, ariko kugira ngo ubashe kwigwizaho ba bantu, ibyo bintu twarabibonye igihe kinini cyane. Leta rero ibyo bintu ntibyemera. Iki ni ikintu cyo kujya usengesha abantu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, nta munsi n'umwe wo gusaba kujya gushaka amafaranga. Icyo ni icyaha mu kindi, ibyo ntango byemewe. Abo bantu nutwo bafite utubacucure kandi uzi ko badakora, birirwa mu rusengero kuva Monday to Sunday. Icyo kintu nacyo ntabwo ari ibintu bigize bite byemewe. Ikintu ngiye ndi kubabwiraho ni uko tugomba gusenga, ikindi tukabasha kwakira yuko naho tutaterana tugomba gusengera iwacu cyangwa se mu mitima yacu. Biri pasono, bitari ibintu by'ikigare, kuko ikigare ushobora kugisengeramo kikagukora. Ibyo ntabwo byemewe gukusanya abantu ngo ugiye gusenga, ugiye kubasengesha, ibintu nk'ibyo. Leta rero iri hano kugira ngo irebere umuturage, ireberera umuturage wayo atazagwa mu cyobo cyita ikiziba. Ubuhamya burahari, twagiye tububona igihe kinini cyane, abantu benshi bagenda babuvugaho, bavuga uburyo bamwe amafaranga yabo yatikiriye ahantu mu rusengero, ibintu nk'ibyo twagiye tubona. Ibyo rero leta n'ibyitagize gute idashaka. Turi hano rero kugira ngo tujye tubaganiriza cyangwa se tubabwire inkuru by'umwihariko ku bivugwa kuri gospel cyangwa se ibihari biri trend, kugira ngo tubivugeho by'umwihariko. Rero kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi ni gospel twifuti, naho ubundi uwo mubana umunsi ku munsi ni Valeur. Kora subscribe, ukore share, ukore like, byaba byiza cyane ushizeho n'aka commentaire nyamuneka kugira ngo twereke ko turi kumwe. Murakoze cyane.